ese wari wafata telefone y'umukunda, umuntu wamaze imyaka 10 wizera, umuntu uri kurera umwana we w'imfura mu nda, ugasangamo kuri gushengura umutima wawe, bigatuma wifuza ko isi yakasama ikakumira, ubuzima bwawe bukarangiriraho. Bakunzi ba Legend Update Pro, ikaze muri episode ya 3 ya True Story ishavu ry'urukundo. Niba utarakora subscribe, ikore nonaha kugira ngo dukomeze kubana muri iyi True Story, wanayisangiza abandi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umunsi icyizere cya Queen cyahindutse umuyonga, n'umunsi urukundo rwashyinguwe burundu mu mujyi wa London. Igice gishize twasize Queen afashe telefone ya Kevin mu ijoro. Ni mu gihe Kevin yari yasinziriye, yaciwe intege n'ibiyoga bikomeye yari asigaye anywa. Queen agifungura telefone, amaso ye yakubitanye n'ibintu bitakihanganirwa umuco wari wo wose. Muri iyo telefone Queen ntabwo yahasanze ubutumwa busanzwe. Oya, yahasanze amafoto n'ubutumwa bw'urukundo Kevin yandikiranye n'umugore w'umuzungukazi ufite imyaka isaga 60. Uwo mugore niwe wari utunze Kevin mu Bwongereza, niwe wamwishyuriraga inzu yo kubamo, ni nawe wamuhaga amafaranga yo kumutunga. Yewe na ya modoka Kevin yagiye kuzanamo Queen amukura ku kibuga cy'indege yari y'uwo muzungukazi. Ariko icyashenguye Queen kurusha ibindi ni ubutumwa Kevin yari yarandikiye uwo muzungukazi, kuko ibindi byose byo Queen ntabwo yari yabihaye agaciro. Muri ubwo butumwa Kevin yagiraga ati: wa mukobwa w'i Kigali yamaze kugera mu rugo, gusa humura, tuzamufata nk'umukozi wo mu rugo rwacu, kuko urabizi abakozi barahenze, ntabwo mukunda pe, kandi nubwo yatwise iyo ndayatwaye nzayikuramo. Uwo nshaka n'uwo nzirikana ku mutima ni wowe mukundwa, kuko uri ibyishimo by'ubuzima bwanjye, ndagukunda. Queen yahise azenga amarira mu maso, umutima we watangiye gutera nk'ugiye guhagarara. Yarebye wa Kevin bakundanye imyaka isaga 10 yose i Kigali. Yarebye wa Kevin wamusezeranije yuko agiye gushaka ubuzima bwabo bombi. Yarebye wa Kevin umuvanye iwabo i Kigali mu muryango akaba amuzanye i London. Yarebye Kevin wanyagirwaga igihe imvura yagwaga bari kumwe, akemera akamuha n'ikote yari yiyambariye. Yarebye Kevin wamwambitse impeta, akamubwira ati ndagiye, ngiye gushaka ubuzima bwacu. Abona neza ko atakiri wa wundi, ahubwo yahindutse inyamaswa yambaye uruhu rw'umuntu. Yabonye ko wa Kevin yarazi yagurishije urukundo rw'imyaka 10 nyuma yahagereye mu mahanga. Queen kubyihanganira byaranze, kwifata biramunanira, ararira cyane pe. Maze afata umwanzuro wo gukura Kevin mu bitotsi, aramuhamagara ati: Kevin, kuki ungejeje aha, kuki ungenje utya, ibi ni ibiki unkoreye koko? Iyi myaka 10 yose ngororeye kuguhemukirwa, uyu muzungukazi n'aya magambo binshenguye umutima n'umwana ntwite. Nicuje icyatumye nza mu Bwongereza Kevin. Ibi ni ibiki unkoreye? Kevin akimara kubona ko Queen yafashe telefone ye ndetse hari n'amabanga yayibonyemo, ntabwo yagize isoni. Ntabwo yigeze nibura ajijisha umugore we ngo amufate mu biganza, amuhobere maze amuhumurize cyangwa amusabe imbabazi. Oya, ibyo Kevin ntiyigeze abikora. Ahubwo yahise abyuka afite n'uburakari bwinshi cyane, ashikuza telefone ye mu biganza bya Queen, azamukubita urushyi. Yamusubiriye mu rya jambo ati: urarata ubujiji bw'i Kigali mu nzu yanjye? Ndakubwiye ngo hano uri ni mu Bwongereza. Niba uyu muzungukazi atamaye amafaranga, uyu mwana utwite azatungwa n'iki? Ese ubundi wowe uzutungwa n'iki? uzubeshwaho n'iki?
kuva uwo munsi inzu yahindutse ikuzimu. Kevin ntiyongeye gutaha mu rugo buri joro. Yavaga mu kazi agahita ajya kuryama kwa wa muzungukazi, agasiga Queen wenyine muri cya cyumba kimwe babagamo. Nta mafaranga yo guhaha afite, nta muntu n'umwe azi mu Bwongereza, yewe ubuzima bugoye pe. Queen yakoraga imirimo yose yo muri urugo rwo babagamo we na Kevin, ariko byose akabikora agahinda kamushengura. Ariko n'inda ye igenda ikura, nyamara amarira n'agahinda n'intimba ryo funguro rye rya mu gitondo saa sita na nimugoroba. Yibukaga byinshi birimo abasore yanze, akibuka imodoka n'amazu bamuhaga, akibuka uburyo yiziritse kuri Kevin kugeza ubwo anamukuye i Kigali akamugeza mu Bwongereza, azi yuko Kevin ari umukunzi w'indahemuka. Iminsi yarashize indi irataha, amezi aragenda bikenda, inda Queen yari atwite igera igihe cyo kuvuka. Ku munsi Queen yari agiye kubyara, Kevin ntiyari ari hafi aho, yewe ntiyari ari mu Bwongereza. Yari yaragiye mu biruhuko hamwe na wa muzungukazi. Queen yabyaye umwana we w'imfura atari kumwe n'umugabo we. Yategereje ko Kevin aza ngo amuhe umwana maze amwite izina, kuko Queen nta nubwo yari azi ko Kevin yagiye mu biruhuko atari mu Bwongereza. Nyamara yarategereje amaso ahera mu kirere, bigera afata umwanzuro wo gutaha akava mu bitaro agasubira mu rugo. Kera kabaye, nyuma y'iminsi myinshi umwana amaze kuvuka, Kevin yaje gutaha. Uwo munsi yatashye yaje afite urupapuro mu ntoki ze, maze arwambika Queen mu maso n'amagambo menshi akomeye y'agasuzuguro. Ese urwo rupapuro Kevin yahaye Queen rwari rwanditseho iki? Ese urwo rupapuro rwatumye Queen asesa urumeza ruhisha iki? N'ayahe magambo akomeye se Kevin yabwiye Queen nyuma yo kumubona we n'umwana atifuje ko yabaho? Ibi byose n'ibindi by'amatsiko tuzabirebera hamwe mu gice gikurikiraho. Kanda subscribe kuri Legend Update Pro niba wari utarabikora, utazacikwa n'iyi true story, wanayisangiza abandi.